Turagusuhuje tuguha ikaze kandi tunakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, ariko reka tunagusabe gufata umwanya mutoya cyane niba bitakugoye ugakora subscribe kuri M247 TV. Ariko wowe wakoze subscribe, reka mbere na mbere tugushimire cyane kandi tunakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Ariko nawe utarakora subscribe, tukubwira ngo umwanya waba ari uyu nguyu kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bigisohoka aka kanya. Ibisanzwe kandi murabizi ko nta kindi kiba kitugaruye uretse kubabwira amakuru, aho aka kanya tugiye kubabwira ku nkuru yerekeranye n'akarere ka Karongi, akaba ari amakuru ajyanye n'umutekano, aho abagabo batatu batawe muri yombi bakekwaho kwica umugabo w'imyaka 45. Ibingibi bikaba byabereye mu karere ka Karongi, ndetse polisi y'u Rwanda yatangaje aya makuru ndetse iranayemeza, ivuga ko abagabo batatu bo mu murenge wa Rwufe, umurenge wa Twumba, ahangaha akaba ari mu kagari ka Rwufe, aho batawe muri yombi bakekwaho kwica umugabo urutuye mu mudugudu wa Gatiti, ndetse uyu nguyu akaba yasanzwe mu nzira yapfuye, ndetse polisi y'u Rwanda ikaba yemeje aya makuru ko aba bagabo batatu batawe muri yombi bakekwaho kugira uruhare ndetse no kwica uyu nyakwigendera wasanzwe ku muhanda yitabye Imana. Itangazo ryanyujijwe ku rubuga rwa X rwa polisi y'u Rwanda, ndetse aya makuru nk'uko twaje kuyabaza, polisi y'u Rwanda yaje kuyemeza ndetse yaje kuyemerera itangazamakuru, aho bemeje ko abagabo batatu batawe muri yombi. Polisi y'u Rwanda yataye muri yombi abagabo batatu bo mu murenge wa Mutuntu mu karere ka Karongi bakekwaho kwica Nshimiyimana Vianney w'imyaka 45 basanzwe ku nzira yitabye Imana. Ibi ngibi byabereye mu mudugudu wa Gatiti, akagari ka Rwufe, umurenge wa Twumba, aho byabaye kuwa 29 Nzeri 2025. Ubwo ni ukuvuga ko byabaye mu masaha y'umugoroba wa nimugoroba. Ku munsi wari wabanjirije uyu nguyu, ubwo hari ku itariki 28 Nzeri 2025, nyakwigendera Nshimiyimana Vianney yari yajyanye n'umugore we kugabana amafaranga mu Kimina, bavayo saa 12 z'umugoroba, aho uyu mugabo nyuma y'uko amaze kugirana mu rugo n'umugore we, uyu mugabo we yaje gusubira ku kabari nk'uko byakomeje bitangazwa n'abaturanyi ndetse n'abaturage bo muri uyu mudugudu. Ibyo ngibyo byarakomeje ndetse byageze saa 10 za mu gitondo, aho byari bigeze ku itariki 29 Nzeri 2025, umugore we abwira umuhungu wabo w'imyaka 19 ko se yaraye adatashye, aho bahise bajya kumushaka bamubona agaramye ku nzira yapfuye, ndetse afite ibisebe mu isura, bigaragara ko yakomerekejwe, ndetse abangaba nabo niko guhita batabaza ndetse baza guhuruza, abandi nabo baza kubatabara basanga yarangije gushiramo umwuka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mutuntu, uyu nguyu akaba ari Ntaganda Wilson, yabwiye itangazamakuru ko bakimenya aya makuru inzego z'umutekano zagiye aho byabereye kugira ngo hakorwe iperereza ndetse hamenyekane icyateye urupfu rwa nyakwigendera. Uyu nguyu akaba yitwaga Vianney. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mutuntu yaje kugira ati: kugeza ubu ngubu ntabwo turamenya icyateye urupfu, icyakora hari abantu batatu batawe muri yombi bakekwa. Abakekwa bafungiye kuri sitasiyo ya RIB Twumba mu gihe iperereza rigikomeje. Umurambo wa nyakwigendera Nshimiyimana Vianney wajyanywe mu bitaro bya Mugonero, ahangaha akaba yagiye gukorerwayo isuzuma mbere y'uko ashyingurwa, nk'uko byatangajwe n'uyu munyamabanga w'umurenge wa Mutuntu. Akaba yavuze ko imihango yo gushyingura uyu nyakwigendera izaba amaze kuvanwa kwa muganga. Gitifu Ntaganda yibukije abaturage ko ntawe ukwiye kwambura undi ubuzima usibye Imana yonyine, kandi bitabaye ibyo ngibyo uzajya abigiramo uruhare cyangwa se akazajya bigaragara ko hari uruhare yagize mu kwambura ubuzima bw'umuntu, azajya abihanirwa n'amategeko. Ndetse yasabye abaturage gukomeza kugira umutima wa kimuntu, aho kugira ngo bafate umwanzuro wo kwica umuntu bamuziza ibyo yaba afite, nubwo kugeza n'ubu ngubu hatari hamenyekana icyo abamwishe bamuhoye cyangwa se n'icyo nyakwigendera yazize, nubwo kugeza ubu ngubu hari abandi batawe muri yombi, aho n'ubu ngubu bakihatwa ibibazo n'inzego z'iperereza, ndetse kugeza n'ubu ngubu cyamwishe kikaba kitari cyamenyekana. Dukomereje mu yandi makuru, uko urukiko rukuru ndetse n'urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga ndetse n'ibyambukiranya imipaka, uru nguru rukaba ruherereye i Nyanza,
rwahamije Uzaramba Karasira Aimable icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda ndetse bamuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 5. Icyemezo kuri uru rubanza rwa Karasira Aimable cyasomwe kuri uyu wa 30 Nzeri 2025 ndetse urukiko ruteganya ko ahamwa n'icyaha kimwe aricyo mu byaha yarakurikiranyweho ndetse ibi byose akaba yaje kubihanagurwaho akaza guhamwa icyaha cyo guhembera amacakubiri muri rubanda. Icyemezo ku rubanza rwa Karasira Aimable nacyo cyaje gikurikira nyuma y'uko yaramaze igihe mu nkiko ndetse Karasira Aimable yashinjwaga ibyaha birimo guhakana jenoside, guha ishingiro jenoside, gukurura amacakubiri ndetse no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ubushinjacyaha buhamya ko bwakorewe ku muyoboro wa YouTube ndetse ibi byose bikaba byarakozwe mu bihe bitandukanye nk'uko ubushinjacyaha bwabigaragarije urukiko. Karasira Aimable kandi ashinjwa icyaha cy'iyezandonke ndetse no kudasobanura inkomoko y'umutungo we urimo amafaranga yafatanywe, aho yafatanywe amafaranga cash ndetse n'ayari kuri konti ze zitandukanye zirimo iza banki ndetse n'iza mobile money. Ubushinjacyaha bwari bwasabye ko Karasira Aimable ndetse n'ibyaha byose ahamwa, aho urukiko rwari rwamutegetse kumufunga imyaka 30 nk'uko byari byasabwe n'ubushinjacyaha, aho ubushinjacyaha bwari bwasabye urukiko rwamukatira imyaka 30 igihe yaba ahamijwe ibyaha. Karasira yasabye imbabazi ndetse asaba imbabazi abakomerekejwe n'amagambo yavugiye kuri YouTube mu bihe bitandukanye, avuga ko nta mugambi afite wo kubiba amacakubiri ndetse no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ku bijyanye n'inkomoko y'amafaranga yafatiriwe, ubushinjacyaha bwagaragaje ko Karasira yayakuye mu barwanya leta bari bashyigikiye ibyo yavugaga kuri YouTube, bityo ko nabyo agomba kubiryozwa. Mu kwiregura, Karasira we yavuze ko yari atunze amafaranga menshi arimo imperekeza yahawe na Kaminuza y'u Rwanda yabereye umukozi ndetse n'amafaranga yohererejwe n'abagira neza, kandi ngo nta kiri kuyamutwara kuko akiri ingaragu. Yavuze ko amafaranga impamvu yari akiyafite nta kintu kinini cyari kuyamutwara kuko akiri ingaragu, ari nayo mpamvu yaje kuyizigamira. Nyuma yo gusuzuma ubwiregure bw'impande zombi, urukiko rwamuhanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 ndetse runategeka ko imitungo ye yafatiriwe ihita irekurwa nk'uko byatangajwe mu mwanzuro w'urukiko. Karasira Aimable yatawe muri yombi muri Gicurasi mwaka wa 2021 akaba afungiwe mu igororero rya Nyarugenge cyangwa se ahazwi nka Mageragere. Kuri ubu ngubu akaba agiye no gusoza igifungo cye kuko n'ubundi amaze imyaka igera kuri 4 ari kuburana ndetse ari muri gereza. Bivuze ko amaze imyaka 4 afunzwe ndetse no kuvuga ko igihano cye gisigaye igihe kitageze ku mwaka umwe kugira ngo kirangire, ndetse bikaba bishigaje amezi ari makeya kugira ngo asoze igihano, dore ko muri iyi myaka 5 yakatiwe n'ubundi amaze gufungwa imyaka igera kuri 4. Ni ukuvuga ko igihano cye gisigaje amezi 8 gusa kuko azataha wa 30 Gicurasi 2026 kuko yagiye muri gereza mu mwaka wa 2021 nibwo yatawe muri yombi ndetse ajyanwa gufungwa. Kuri ubu ngubu akaba asomewe hashize imyaka 4 ari kurana ndetse afungiye muri gereza y'akarere ka Nyarugenge izwi nka Mageragere.